niba uri kureba iki kiganiro reba uwo muntu uri kubona ku ifoto, uwubona ni umugore. Sinzi niba namwe mujya mwibaza impamvu abagore cyangwa se bamwe mu gitsina gore bajya bazana ubwanwa. Ndabashimiye abantu mwakoze subscribe kuri channel ya Zitandukanye Rwanda. Hari imitandukanye ubwayo yadushyiriyeho ari nayo idushyira mu byiciro bibiri by'amatsinda buri muntu wese abarizwa muri kwisi y'abazima. Ayo matsinda navugaga ni ay'abagore n'abagabo, igitsina gore n'igitsina gabo muri rusange. Twese tuzi ukuntu buri muntu uri mu itsinda rimwe muri ayo mvuze ukuntu batandukanye n'undi wo muri indi tsinda. Reka dufate urugero. Mu miterere twe ubwacu tutahinduye, tuzi neza ko umugabo afite ibigango kurusha umugore, akagira ijwi rinini kandi riri hasi kurusha umugore, yemwe n'imbaraga twemera ko naho baba bahuriye. Gusa aho hari kera. Uyu munsi hari imyitozo runaka umugore cyangwa se umuntu uri mu itsinda ry'igitsina gore akora neza bikamuhindura nk'umugabo. Ibi turabizi cyane. Ntabwo turi bake tuzi cyangwa se twabonye abakobwa cyangwa se abagore bafite amaboko abyimbye ndetse anakomeye kurusha abagabo batari bake. Nge nitwa Samuel Mugisha, ariko se ku igitsina gore basigaye bazi gukora imwe mu myitozo bagatera nk'abagabo. Kumera ubwanwa byo byaba bituruka kuri ibanga ko nta myitozo imeze ubwanwa tuzibaho. Kumera ubwanwa ku mubiri worohereye kandi w'umutesi kuriya w'abagore biterwa n'iki? Tubahaye ikaze. Iki kiganiro ni ikiganiro cya Zitandukanye. Mugikurikirana neza iyo mwakoze subscribe kuri channel ya Zitandukanye Rwanda, aho muyikora mumanutse hasi iyi video mukareba ahantu hatukura handitse subscribe mukakanda, tukazaba tubana mu biganiro byacu byose. Mbahaye ikaze mu kiganiro menya byinshi. Abakurambere na basekuru bacu bagiraga gutya bakabikora basa nk'abari gutebya, bakabwira abagore n'abakobwa ko uzajya ku ihene cyangwa se n'izindi nyama muri rusange azaba yishira mu bakandida beza wo kumera ubwanwa kandi nyamara ari igitsina gore. Gusa aha hari kera babivugaga batarabona. Uyu munsi ushobora kuba nawe ubwawe kuba warabonye umugore cyangwa se umukobwa ufite ubwanwa ndetse n'impwempwe. Biranashoboka cyane ko nawe uri kumva iki kiganiro ari wowe ubifite. None byatewe n'iki? Ese koko ni yahene cyangwa se za nyama wariye cyangwa se ukirya kugeza uyu munsi? Mu gusubiza iki kibazo ntabwo igisubizo cyacyo kirengera abasekuru bacu. Muri make ntabwo kurya inyama bitera umuntu kuzana ubwanwa. Igitera abagore kuzana ubwanwa dushatse twacyita indwara, gusa ntabwo ari indwara bya nyabyo. Igihe umugore cyangwa se umukobwa yazanye ubwanwa haba habayeho ikintu abahanga bise hayasutism. Hayasutism ni igihe umugore cyangwa se umukobwa azanye ubwoya ahantu hadakenewe nko ku kananwa, ku matama, gituza n'ahandi. Dore zimwe mu mpamvu zinyuranye zitera abantu b'igitsina gore kuzana ubwanwa, nubwo hari zimwe abantu biteza ubwabo. Kuzana ubwanwa ku bantu b'igitsina gore hari igihe bitewe n'akoko k'umuntu. Reka dufate urugero kugira ngo byumve neza. Niba mu muryango w'iwanyu hari uwigeze kumera ubwanwa, nawe birashoboka cyane ko uzabumera cyangwa se kubumera. Niba ari uko bimeze, uretse kujya ubwogosha byonyine nta kindi wakora kuri iki kibazo kugira ngo ubwo bwanwa bugushireho. Tukiri kuri iyi ngingo y'ubwoko bw'umuntu mu gutera kuzana ubwanwa, hari ubushakashatsi bwakoze bwerekanye ko abagore bakomoka mu Buhinde ndetse n'abakomoka mu bihugu byegereye inyanja ya Mediterane aribo bakunda kumera ubwanwa. Imisemburo itaringaniye. Imisemburo itaringaniye nayo ishobora kugutera kuzana ubwanwa. Hari indwara zinyuranye zishobora gutuma ugira imisemburo itaringaniye bikaba byakuviramo kuzana ubwanwa. Urugero rw'izi ndwara ni nk'iyitwa PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Iyi ndwara ikaba igaragazwa no kuzana ibibyimba muri nyababyeyi. Izindi ndwara zishobora gutuma umugore azana ubwanwa ni nka kanseri yo ku mvubura za adrenale ziboneka ku mpyiko. Umva indi mpamvu: amavuta yo kwisiga. Nibyo hari amavuta atera kuzana ubwanwa, nubwo bishobora kugorana ko hari ayo twatunga agatoki, ariko amavuta amwe nkazwiho gukesha uruhu by'umwihariko ayarimo hydroquinone ashobora gutera uwayisize kuzana ubwoya bwinshi cyane cyane hejuru y'umunwa buba bumeze nk'ubwanwa. Hari imiti imwe n'imwe ivura bimwe, ariko ikaba yanasiga ingaruka zo kumera ubwanwa iyo hadakoresheje ubwitonzi buhambaye igihe uri kuyikoresha. Urugero rw'iyi miti ni nka testosterone, sidosporine, minoxidile cyangwa se imiti yose izwi ku izina rya steroide. Kuri minoxidile tuvuze hejuru, yo nibura ntabwo umuntu aba agombye kurenza mililitiro 2 ku munsi ahantu hapfutse umusatsi igihe ari kwivura. Indi mpamvu ishobora gutera kuzana ubwanwa
ni ukwiyongera kwa androgene. Ubusanzwe imisemburo ya androgene ni imisemburo y'abagabo nubwo n'abagore bayigira ariko ku rugero ruto. Kuzana ubwanwa rero bishobora kwerekana ko ufite androgene nyinshi mu mubiri wawe niba uri umugore cyangwa se umukobwa. Nubwo hari izindi mpamvu zatera kuzana ubwanwa nk'ibinini byo kuboneza urubyaro, inkovu zo kukananwa ndetse no ku matama, imiti imwe n'imwe ivura nk'indwara yitwa migraine, umuvuduko udasanzwe w'amaraso, igicuri n'izindi mpamvu zishobora kubitera. Ese haba hari uburyo umuntu yakwirinda kuzana ubwanwa aramutse uri umugore cyangwa se umukobwa? Iki kiganiro mugikurikirana buri wa gatatu isaa 9:15 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:15 za mu gitondo kuri iyi channel ya Telemontagne Rwanda. Tubararikiye kuzakurikirana ikiganiro cy'ubutaha. Nitwa Samuel Mugisha, ndabashimiye cyane.